Ayesi twongeye kubasura inshuti bakunze ba Sampo TV show nkuko mubizi ntabwo tujya tuzira hano ubusa inkuru noneho inzanye kuri no munsi wa none ni inkuru nshyashya abantu benshi bataramenya gusa byabaye ibintu bibaye rero biba ari ngombwa kugira ngo tubigeze ku banyarwanda kugira ngo tubahe update tubabwire ngo bimeze bite amakuru yose mashyashya mbabwira ko muzajya muyakurikirana kuri Sampo TV show niho hantu hari kubera ubwicanyi papa niho hantu hari kubera ibintu bidasanzwe. Okay fresh ndagira ngo nidutinde mu bintu byinshi ndababwira ko ubu tuvugana Yago Pondat wamenyekanye cyane nk'umunyamakuru aza kwinjira mu muziki nyuma byagiye bigorana cyane aho abantu benshi bamucaga intege bavuga ngo nta kintu azabasha umuziki nagaruwe bagenda bamugeranya n'ibindi bintu nabashe kuvuga ariko byarakunze right now birimo biragenda bicamo kabisa ari kugenda duha indirimbo za fresh biri kugenda bigaragara ko ari umuhanzi ushoboye cyane ko yanakoze cyane muri no mwaka ari n'ibihembo byinshi yagiye anegukana by'umuhanzi ukizamuka bivuga ko Yago ari stand kabisa ameze fresh. Icyo ntago ari cyo cyanzinduye rero ku munsi wa none ikintu cyanzinduye mu minsi yashize aherutse gushyira hanze indirimbo ndakeka ari mu minsi 5 ishize cyangwa 6 mwaho ngaho hagataho aherutse gushyira hanze indirimbo ari kumwe na Isa New Boy. Indirimbo yise yitwa Habaye Ibitangaza. Indirimbo ivuga ku bijyanye n'amatora cyase yasa nkaho bari kuvuga ku matora yegereje ejo bundi yo gutora umukuru w'igihugu mbibutsa yuko ari ku gipfunsi. Na amashusho y'indirimbo rero yari yarakorewe i Rubavu ku bantu babibonye neza yakorewe ku mazi. Indirimbo yakorewe i Rubavu kabisa ku Musenyi igaragaramo Isa New Boy harimo abantu benshi cyane abana Yago nawe nyirubwita harimo n'uduseni twinshi cyane tugaragaza bari ku mazi bari kuyivibinga fresh. Indirimbo yari maze hagati y'iminsi 5 cyangwa 6 mwaho ngaho yaprodinze kuri channel nshyashya ya Yago. Ni channel yari yakreye kabisa onaga ko yari ifite movement iri kuzamuka. Yayishyizeho indirimbo channel iri muri subscribe ziri hasi gusa yayisize igeze mu ma subscribe yo hejuru igeze hafi mu 10,000. Indirimbo bigaragara ko kabisa irimo abantu ingeri nyinshi z'abantu kabisa harimo abana harimo abasore abagabo urabona ko ivanzemo kabisa gusa turi kwibaza ikibazo natwe cyatumye indirimbo ya Yago isibwa cyase ayikura kuri YouTube channel yari yakreye nshya nyine natwe bikaducanga gusa nk'umuntu wanariza turakomeza tureba muri video witonze neza cyane ukareba video yose kuko njye nari nabashe kuyidownloading igisohoka ndayitegereza nkomeza kwitegereza nibaza ese niyihe mpamvu yatumye indirimbo ya Yago ikurwaho. So tutagiye mu magambo menshi rero ndagira ngo turase ku ntego ese byagenze bite iby'indirimbo ya Yago ukomeje cyane gucibwa intege abantu bakavuga bati Yago Pondat muziki meze bite ariko Yago afite movement nziza bigaragara yuko ahubwo u Rwanda ariwe muhanzi ushobora kuzaseruka mu minsi iri imbere kuko afite movement iri ku rwego rwiza cyane. Ni umuhanzi uri gukora ni umuhanzi ufite n'igikundiro mu banyarwanda usibye akantu kuko hari uruhande nyine rutamuvuga neza ariko buriya nta muntu utagira abanzi usibye igicucu bavuga ngo usibye igicucu ikigoryi n'umusazi nibo batagira abanzi. Yago rero ari muri movement nziza cyane kabisa bigaragara ko ari gukora. Byagenze bite rero indirimbo ye ni indirimbo yise Habaye Ibitangaza. Ni indirimbo ari kumwe na Isa New Boy cyangwa se Inyogoye muramuzi cyane yagiye amenyekana mu biganiro mwaramumenye cyane aho bari banaherutse gukorana n'indi indirimbo nayo yakunzwe n'abantu benshi cyane. Indirimbo abantu bakunze nayo ni indirimbo yari fresh sana indirimbo bise ni wane nabwo yari ari kumwe na Yago Pondat. Isa New Boy rero na Yago bakora indirimbo bayita Habaye Ibitangaza. Indirimbo barayaprodinga
maze no kugira views nyinshi kabisa igeze mu bihumbi hafi 80, haza kubonekamo ikibazo. Mu bantu bari buyitegereze, wenda sinzi niba ndagenda nyuzaho amashusho yagiye agaragara mu ndirimbo ya mbere uko byagenze, haje kubonekamo ikibazo cy'idarapo bacuritse. Ubundi idarapo mu ubururu buba buri hejuru, harimo inyenyeri, hagakurikiraho umuhondo, icyatsi kikaza hasi. So nicyo kibazo rero cyabayeho, idarapo bari bayicuritse, gusa Yago akaba yabikosoye, ibintu bikaba byagenze fresh kabisa, indirimbo ikaba yamaze kongera gusubira kuri YouTube channel ya Yago Pondat, YouTube channel nshyashya ari gucreate. YouTube channel kabisa ubona ko ifite akazoze n'irazamuka fresh. Cyo nicyo kibazo rero cyari cyabayemo, ari abantu benshi bari kutwandikira ise byagenze bite, indirimbo ya Yago ko yavuye kuri channel, ese niba abantu bamwanga bongeye kumukubita strike nkuko byigeze kugenda channel bakenda kuyisiba, ese ni kiye kibazo cyari cyabayeho. Natwe rero nk'ijisho ry'umunyamakuru tuba tugomba kubagerera kure, tukabavira imuzini muzingo y'ukuntu ibintu byagenze, tugenda tunabereka fact n'ukuntu ibintu biba bimeze, kugira ngo mumenye amakuru, kandi amakuru agezweho, amakuru atari ibihuha. Kuri Sample TV Show niho muba mugomba kurebera amakuru ya nyayo. So rero abantu rero bambazaga ngo byagenze bite, indirimbo ya Yago byagenze bite. Ku ndirimbo ya Yago ngira ngo iki ndirimbo kirakiriyarinzwe. Ikibazo cyari cyavutsemo nuko hari hajemo akabazo ko gucurika idarapo, kandi ntago biba byemewe gucurika idarapo ry'igihugu. None igihugu komteri, igihugu ni nurundi rwego kabisa. So rero ako kabazo kabashe gukliaringwa, kakavaho, indirimbo bakongera bakayishutinga, amashusho agasubirwamo. Ubu ngubu tukaba turi kuyibona iri kuri platform ya Yago Pondat, nkuko nubundi ariho yari gusohokera, ariho yari yasohokeye. Mwari mwabibonye, mwari mwayistreaminze, yari indirimbo ya fresh kabisa. Rimaze no kugira views, ifite viewership nziza cyane, rimaze kugira mu 80 kuzamuka gutyo. Byerekanaga yuko ari indirimbo iri buze kugera ahantu hashimishije kabisa. So iyi ni Sample TV rero, tuzaba tugenda tubaha amakuru update, tuzibahe tubereke uko bimeze. Ewana, amakuru menshi cyane muzajya muyasanga kuri Sample TV Show. Ndi Sort Official Jabrez.